Iki ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwa muntu bumera neza kurusha uko bwari busanzwe. Nta kindi ndimo ndavuga guseka. Ese guseka uwakubwira ibyiza byabyo waseka kuruta uko wasekaga uyu munsi, cyangwa we n'undi wari usanzwe useka bihagije? Ubushakashatsi bwinshi butandukanye ku isi bwagiye bugaragaza yuko guseka byongera igihe cyo kubaho. Guseka icyo bigufasha, birambura imitsi y'umubiri wawe, bigatuma ibikorwa bitandukanye mu mubiri wawe bigenda neza. Uyu munsi reka nkumare amatsiko nkubwire umuntu wasetse igihe kirekire kurusha abandi adahagaze mu isi y'abazima. Hari ku itariki ya 2 Gicurasi mu mwaka wa 2022, ni mu gace ka Edapari, ubwo hari habaye igerageza rigamije gushishikariza abantu akamaro k'ibijyanye no guseka ku buzima bwabo ngo ni akahe. Nibwo umugabo umwe yaje gutungurana aseka igihe kirekire kurusha abandi baba barasetse muri ino si y'abantu batandukanye. Uyu nguyu nawe ni uwitwa Sunil Kumar SV, ukomoka mu mujyi wa Ernakulam muri leta ya Kerala, ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubwo yasekaga amasaha 4 umunota umwe ndetse n'amasegonda 6, yakuyeho agahigo k'abandi baba barakoze ibi bintu, aribwo n'uwari waraherutse amubanjije nawe yari Umuhinde. Ese Abahinde bafite irihe banga ridangaje mu kuba baseka igihe abandi tutaseka?